Muraho, amazina yanjye nitwa Buryakera Jean Paul, abenshi munzi nka Gutamani. Ndi ikimenyetso cy'uko nta Imana itakura umuntu. Ndi umuhamya ko Uhoraho Imana aremye ijuru n'isi, yatumenye kera kandi ko imibereho yacu ifite mu biganza byayo. Ndi umuhamya yuko naho umuntu yaba ari umukene hanyuma y'abandi bose cyangwa yaribagiranye, ashobora gutera intambwe akajya mu bakomeye. Mu minsi maze ku isi nabonye isomo ko Uhoraho atarobanura ku butoni kandi ko buri wese agira isaha ye mu buzima. Kandi abo tubona bababaye si uko hari icyo tubarusha, ahubwo Imana ireka byose biba kugira ngo umunzani w'urukundo tuwuhagarareho. Ntabwo urukundo n'umutima mwiza byawe byamenyekana keretse igihe unyuze imbere y'indushyi ukayifasha. Ntabwo ubugira neza bwawe bwamenyekana wicaranye n'abanezerewe, ahubwo bumenyekana igihe uri kumwe n'abari mu makuba ukabafasha. Aba bantu bafite ubumuga batagize icyo bashoboye, abapfakazi badashoboye, n'abana bo ku muhanda, niwo munzani w'urukundo Uhoraho Imana dupimiraho. Kandi guhagarara kuri uwo munzani ugashyika ntibisaba byinshi, ni ukumva ko muri bike hari icyo wakora gihwanye n'ubushobozi bwawe. Ndi ikimenyetso cy'uko Imana imenya imfubyi n'abapfakazi, ikabaha icyo kurya, ikabaha icyo kwambara, ikabaha inshuti, ikabaha n'umuryango. Muri iyi si yuzuye umubabaro n'agahinda, nasanze ko muri iyo mibabaro n'ibigeragezo tunyuramo, ukuboko kwa muntu gufite uruhare rukomeye cyane. Sindi mwiza, sindi umutagatifu, ariko numva umutima wanjye umpatira gutera intambwe nzima, byibuze ngo nzatabaruke mfite amahoro yo mu mutima. Mpaye JD wanyu ubuhamya bw'ubuzima bwanjye, kuko nizeye ko harabo bwakomeza mu bibazo n'ibigeragezo barimo, kandi mfite icyizere ko hari bamwe muri mwe nzabona bazemera guhuza nanjye ikiganza, ngo dufatanye mu rugendo ndimo, kandi nizeye ko nitugendana tuzagera kure. Nta soni mfite zo kwemera amateka yanjye mabi naciyemo ndetse no kuyabwira isi yose. Nta pfunwe nirwa naho navuye, kuko ndi umusaruro w'amateka yanjye yuje agahinda n'imibabaro nanyuzemo, akaba ariyo mpamvu mbayeho ubuzima bugamije gutegura ejo hanyuma y'ubuzima bwanjye. Ndabizi ko nzataha, ndabizi ko ntazaramba ku isi, kandi rwose nawe nteze amatwi niko bizagenda. Nuko ubwo twese tubizi, ntukeneye gusoma cyangwa kumva byinshi ngo duhitemo ibifite umumaro. Njye nahise ndi gukora icyampesha amahoro mu buzima, none ndakwinginze wumva ijwi ryanjye riguhamagara, kuko nkubonye turi kumwe mu rugendo nagira intege nkarushaho guhamya intambwe. Nk'uko natangiye mbivuga, amazina yanjye nitwa Buryakera Jean Paul. Benshi mu Banyarwanda banzi ku kazina ka Gutamani, gasobanura umuntu mwiza. Navutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1989, mvukira mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama mu ntara y'Iburasirazuba. Ni mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba, komini ya Ngarama. Data yitwa Barigira Gilbert na mama wanyibarutse yitwa Uwimana Felicita. Ndabizi ko amateka yanjye azwi ariyo kuri radio na televiziyo Isango Star, ariko amateka yanjye nshaka kubabwira nayo kuva mu buto bwanjye kugeza uyu munsi mwumva ubuhamya. Nakuriye mu muryango w'abahinzi, mwuri wa muryango utishoboye, aho ubukene bwari umubanyi uhoraho, naho inzara ikaba kabitwitozaga kumenyera umunsi ku wundi, naho kwifuza ifunguro bikaba ikimenyetso cyasomekaga byoroshye mu maso yacu. Mu cyaro cya Kimbuga umudugudu wa Rushenyi aho nakuriye, iteka iyo matekereje cyangwa mpibutse numva ndwaye muzunga kubw'intimba n'agahinda nahanyuriyemo. Ibikomere byo ku mutima nahagiriye byansigiye inkovu zagutse ku mutima wanjye. Nk'umwana muto nari mfite urungano twahoranaga, nari mfite abana turi mu kigero kimwe, twahoranaga tukanezezwa no gukina karere, tukajya mu mashyamba gusoroma imbuto z'ibiti, kandi nubwo nabaga mfite inzara ihoraho, hari ikigero cy'amahoro numvaga mfite, kuko iteka abana babaye, abana badafite icyo kwambara, abana batabona ifunguro, ntibabura gushaka ubwoko bw'ibyishimo runaka bituma bibagirwa imibabaro yabo, bagaseka bagakina. Ariko ikintera agahinda nkumva mbuze amahoro, nuko muri abo bana twakuranye, mu bana twatubanyakondo, ari njye wabashije gukomeza kwiga. Benshi babitewe n'ubukene, abandi abiterwa n'imyumvire yari hasi y'ababyeyi babo. Nanjye umuryango wanjye wari ukennye bikabije, ariko imibabaro ikomeye y'ubuzima nanyuzemo nanjye siniyumvisha uko byagenze ngo ndangize segondere. Ubukene buragatsindwa. Ubukene ni icyorezo kibi cyangiza ahazaza h'umuntu. Ni intunga inzozi za muntu, cyane cyane abana, ubuzima bukangirika burundu.
niyo mpamvu ntirwa agahinda n'urungano rwanjye, aho usanga bamwe barabyaye 5 ndetse bamwe ugasanga babyariye iwabo, kandi ubuzima barimo ugasanga ni bubi cyane kurusha uko twabuzemo kera. Ntacyo mfite cyo guhisha isi, ntacyo mfite cyo kubeshya abanyarwanda ngo nihakana amateka yanjye. Impamvu nyagusangiza wumva ubu buhamya ni ukugira ngo aho uri hose ukomere, kandi niba ari intambwe wumva umaze gutera, byibuze unyemerere duze ikiganza mu rugendo natangiye ko kurwana ku bana b'u Rwanda, tukabikora kubw'umutima ukunda gusa, aho inyungu yacu ari ukubona ubuzima bwabo buhinduka. Aya ni amateka ntera agahinda iyo nyibutse, ni amateka atuma rimwe na rimwe igihe nicaye muri studio za Isango Star nisanga amera yamanutse ku matama bwo gusubiza amaso inyuma. Amateka yo kurya rimwe ku munsi cyangwa rimwe mu minsi 2, amateka yo kurwara kubera mikoro make tukivurisha ibyatsi byo mu gasozi, amateka yo kurwara amavunja, kugendesha ibirenge n'indi mibaro yose bamwe muri mwe namwe mwamwaranyuzemo. Nagize amahirwe yo gukora numva nshaka kwiga cyane. Kuva natangira amashuri abanza byari ibihe bikomeye cyane. Kubona ibyangombwa bikeneye ku ishuri byari urugamba rutoroshye na gato. Nahoraga nirukanwa ku ishuri kenshi gashoboka, nigaga nabi cyane ariko nkumva ndabikunze kandi ntiryambuzaga gutsinda. Ubu gukomeza kwitwara neza mu masomo byagiye bimpesha amahirwe yo kwihanganirwa cyane, ndetse bituma nkomeza gucuma urugendo rwari rwuzuye n'imvuye n'agahinda. Sinitaga cyane ku kuba narambaraga imyenda y'ishuri ishaje, sinitaga ku kuba nariganaga ibirenge byonyine, nitaga cyane ku rukundo numvaga mfitiye ishuri kuko numvaga ashaka byuze kugera secondaire. Ariko icyanshegeshaga buri munsi ni ibirometero 6 byose nakoraga n'amaguru mva mu rugo njya ku ishuri, ariko nkarushaho gushavura mu masaha yo gutaha kuko yabaga ari amasaha mabi natahaga amashonje cyane. Ubuzima bwanjye bwari bubi ariko umubabaro ukomeye cyane nibwo wari ugiye gutangira, ubwo ibyo nafataga nk'intambwe ikomeye byatangiye kuntera guhangayika gukomeye cyane, ndetse agahinda n'ishavu byibasira umutima wanjye. Muri ibyo ubwo natsindaga ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, numvise ko nteye intambwe ikomeye. Ishema no kumva ko inzozi zanjye zigezweho nibyo byasabye umutima wanjye, ntangira kwibaza uko bizaba ninjiye mu ishuri rya secondaire. Ariko isaha y'amarira ahoraho n'agahinda byanyabyo yari igeze. Amafaranga yo kujya ku ishuri yarabuze, kandi barumuna banjye no bari bakeneye gukomeza kwiga. Isambu, amatungo na duke two kurya twari dusigaye byashyizwe ku isoko biragurishwa, mbasha gukandagira mu ishuri. Nyamara igihe cyo kwiga kugeza ndangije cyarutaga kuri ubushobozi hafi ya ntabwo bwari busigaye. Nagombaga kwiga mu ishuri ryitwa P mu Ngarama, ndetse mbasha kugerayo ndahatana, ndetse umwaka wa mbere ndawurangiza. Nageze mu mwaka wa 2 biranga, dushakisha amafaranga biranga, duhiga inzira yose byacamo ngo nkomeze, ariko byanga kuduhira. Mbonye amafaranga buze burundu nzinga byose nitera umubabaro, maze nteka igikapu cy'agahinda, amaganya no kwiheba, maze ntera umugongo inzozi zanjye zo gukomeza ishuri, mfata inzira nerekeza mu cyaro kuko nta bushobozi bwari busigaye. Uwo munsi wambereye umunsi w'agahinda n'umubabaro, umunsi nibuka nkashavura. Natambutse ngana iwacu nongera kwitegereza icyo cyaro nari ngarutsemo, amarira amanuka ku matama yanjye. Kuva ubwo natangiye ubuzima bushya bwo ko ntiga, kandi umutima wanjye ukomeza kwishyuza Imana, ariko kwizera kwanjye kwari kwamaze gukendera. Namaze umwaka wose ntiga, icyizere cyose kirayoyoka. Ibyo natekerezaga ko nzaba byose byuka mu cyerekezo nabonaga mu maso yanjye, maze igihe nari maze kwibagirwa byose, igihe nari maze gukura y'amaso burundu, ijuru ryaratabaye nongera kugarura icyizere, kuko mu gihugu hahisaba ikintu gikomeye cyane cyagaruye akanyamuneza mu mutima wanjye. Reka nkugure ko igice cya mbere cy'ubuhamya mbere y'urupfu rwanjye nzasiga umurage ubereye u Rwanda arahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, wicyo usabwa gusa ni ukureba munsi y'ubuhamya, ukareba ahari dukoretse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukana akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 2 cy'ubuhamya, uzahita wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha yuko bugezeho ugahita ubwumva. Mwabyumvise rero ni ubuhamya bw'umuvandimwe Buryakera Jean Paul, benshi muzi nka Gutamani Guta, kuri radio ndetse na televiziyo Isango Star. Akaba rero ari ubuzima bukomeye yaciyemo, ubuzima bwatumye atera intambwe akiyemeza kugira icyo yakora, agahindura ubuzima bw'abana, aho yatangije umushinga yise Nufashwa Yafasha, cyangwa se organisation Nufashwa Yafasha, aho yita ku bana bababaye cyane,
abana bari mu buzima nk'ubwo yanyuzemo. Igitangaje rero kirimo nta kindi ni uburyo ubwe twavuga yuko atari wa muntu uhembwa za miliyoni ku kwezi kugira ngo akore ibikorwa akora, ariko mu by'ukuri urebye aho bigeze abana amaze guhindura ubuzima, abana abasha kubonera imyenda yo kwambara ishuri ndetse n'inkweto bakajya ku ishuri n'amakayi, byose biratangaje cyane, biragoye no kubyumva. Ntabwo byoroshye muri iki gihe kugira ngo ubone umuntu wiyemeza kuvuga ati ngiye guhindura ubuzima bw'abana, ariko nyine hari ubwo amateka y'umuntu atuma hari icyo yumva yakora muri iyi si mbere yuko atabaruka. Ni inkuru rero yadusangije y'ubuzima bwe, ni ubuhamya yaduhaye rero, akaba aribwo turi gukomeza kutugenda tubagezaho, nkwibutsa nyine wowe udukurikiye, wowe wumva ukunda abana ndetse ushobora no kureba ibikorwa ari gukora ukumva ari icyo wakora kugira ngo umushyigikire cyangwa se kugira ngo umufatanye, we nta kindi ukora gusa ni ukumuvugisha, mukaba mwafatanya muri urugendo mukarengera abana, kandi ntabwo ari ibintu bigoye. Icupa ry'inzoga wari gufata uyu munsi ushobora kuryigomwa ry'amafaranga 2,000 ukayaguramo umwana amakayi, kuko abana ari gufasha n'abana bava mu miryango ibabaye cyane ndetse batagira nyine ikivurira. Ngayo nguko rero guhindura isi ntabwo bisaba byinshi, ahubwo byose bisaba kubitekerezaho gusa ukumva ko hari icyo wakora. Kugira ngo nayo filozofi ahari iri mu mushinga we, aho yawise ati n'ufashwa yafasha, ni ukuvuga ngo naho twaba dukennye, naho twitwa yuko turi mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, buri wese hari icyo yakora agafasha, kuko muri sosiyete burya twese ntabwo tuba turi ku rwego rumwe, naho twese tuba twumva ko turi mu bihugu bikennye ugereranyije n'ibindi ku isi, ariko burya ntabwo tuba turi ku rwego rumwe. Iyo uriye 3 ku munsi, hari undi muntu uburya rimwe mu munsi cyangwa se urya rimwe mu minsi 2, ubuzima bugoranye cyane. Iryo cupa rero ushobora kuryigomwa, icyo cyayi wari ugiye gufata ushobora kukigomwa, ayo mafaranga 500 ushobora kuyakoresha ukagura umwana amakayi umwe gusa yaba hagije, hari ubwo ayo makayi ashobora kumuhindura ubuzima mu buryo utakekaga. Ngayo nguko mwabyumvise. Ubwo rero abifuza guhura n'uyu munyamakuru Gutamani arahari, twabashyiriho groupe ya WhatsApp, wowe urebe munsi y'inkuru urebe ari link ya WhatsApp, nuyikanda ahora tugera muri iyo groupe nawe uramusangamo. Hanyuma nyine turifuza yuko hazamo umuntu wumva yuko hari icyo yakora agomeza kurengera abana b'u Rwanda, akagira icyo afasha. Niba rero wumva hari uko umutima wawe ukubwira kubw'ibyo wanyuzemo, kandi niyo waba utarabinyuzemo uko byagenda kose, urabizi neza ko ubuzima bw'abana ari ubuzima bufite agaciro, ari rwo Rwanda rw'ejo, ari rwo gihugu cy'ejo hazaza. Nuko rero nubikora ubikore kubw'urukundo bakunda, ubikore no kubw'urukundo ukunda iki gihugu ndetse n'isi muri rusange. Rero nguko rero kanda aho munsi kuri link ihari ya WhatsApp, ubundi ugere muri groupe, hanyuma nimba hari icyo wumva wafasha ukivugire hariya nta kibazo. Niyo yaba ari umunyu, niyo cyaba ari ikiro cy'isukari, nta kibazo, nabyo birafasha, kuko abana afite bari ku ishuri kandi abakeneye kurya, abakeneye kubona icyo kunywa. Ni muri ubwo buryo kandi mugomba kubyumvamo, hanyuma wumva hari icyo yakora akagikora. Murakoze, murakaramangira DJ wanyu nk'ibisanzwe. Ubana nanjye ukora subscribe kuri Yambi TV official, ukaza no kuri Instagram yanjye username ni DJ wanyu, tugakomeza kugenda tubana. Murakoze, mugire ibihe byiza.